Reka ngusuhuze nkwifuza kugwa neza cyane aho yose mu mande enye z'igihugu zitandukanye mu majyaruguru amajyepfo burengerazuba n'uburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali mbwira ngo komeza ugubwe neza. Ni muri TV rero uramutse ukurikiye kugira ngo uvume kuri ibiganiro bitandukanye kugeraho 5 kuri 5. Reka nizere ko weekend yabagendekeye neza. We bitagenze neza rero mbwira ngo komeza wihangane, niba none bitameze neza ejo bizagenda. Icyo usabwa ni ukwizera Imana ko ishoboye byose ukayiragiza kuko niyo rugira itubeshejeho. Nyuma y'igihe kinini n'igihe ariko kitari kinini cyane agenda agarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, Kwizera Emeline wamenyekanye cyane nka Ishanga yabatijwe rero abatizwa mu mazi menshi, akaba arimo ashimira Imana yamukuye mu bibi kugeza abatijwe ndetse ahamya ko atangiye urugendo rushya. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, Emeline yasangije abamukurikira amafoto abatizwa ahamya ko Imana yamurokoye ndetse arushaho kuyishimira. Mu magambo ya Emeline wabatijwe aho rero yabatijwe ku itariki 8 Ugushyingo 2025, yavuze amagambo akomeye cyane agira ati ndabizi biragoye kubyiyumvisha gusa niko biri. Ndagushimira Yesu ku buntu bwawe ndetse n'urukundo rwawe, ndagushimira kubw'agakiza kawe wampereye agakiza ubuntu, ntabwo nari mbikwiriye, nari mubi, nari ikivume, ariko nari gucibwaho iteka, nari uwo gupfa, nari ifite amazina mabi, umpa izina rishya, ungira inshuti yawe. Yavugaga inshuti ya Yesu arenza ati haleluya. Yifashishije amagambo aba mu ndirimbo z'abemera Imana, uyu mukobwa yakomeje agaragaza ko yishimira iyi ntambwe yateye mu buzima bwe. Ati wankuye mu mwenda w'isoni unyambika umwenda wera, ndagushimira Yesu ko wankuye mu maboko y'umwanzi, ndashimira amaraso yawe y'igiciro cyinshi yanyogejeho ibyaha byanjye, ndashimira umusaraba, ndashima iyamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Yiyambaje umurongo wo muri Bibiliya uboneka mu gitabo mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abanyakorini, igice cyaho cya 5 umurongo wa 17. Emeline rero yagize ati umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize dore byose biba bihindutse bishya, kandi umwanzi cyangwa iby'isi byose ntibizongera kuntera ubwoba ukundi. Ku rundi ruhande yifashishije umurongo wanditse mu Bagalatiya igice cya 6 umurongo wa 14, yagaragaje ko icyo kwiratana afite ari uko yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Ati ariko njyewe sinyiratana ikindi kereka umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wategetse ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Nk'uko rero napfanye na Kristo nkazukana nawe, nzakomeza kurushaho gusa nkawe. Kwizera Emeline wamenyekanye nka Ishanga, yamenyekanye cyane nka Ishanga mu mwaka wa 2024 ubwo yifotozanyaga na The Ben. Icyo gihe bikaba byarabaye inkuru kuko uyu muhanzi yagaragaye kurura ishanga ry'uyu mukobwa. Mu ntangiriro za 2025 uyu mukobwa yongeye kurikoroza nyuma y'uko rero yagiye hanze amashusho ye y'urukozasoni, bikaba byaraje kumuviramo gutabwa muri yombi ari kumwe na bagenzi be. Iperereza ryagaragaje ko ibyo bikorwa by'urukozasoni babikoreshwaga n'ibiyobyabwenge bivanzemo bigiye bivanze, aribyo byaje kuba bibaviramo rero kwisanga mu kigo ngororamuco, akaba ariho bamaze n'igihe. Ngayo nguko Ishanga Emeline, Kwizera Emeline bikaba birangiye abatijwe yakiriye agakiza rwose. Ati
ntago kubaho mu byaha nabishobora, reka niyakirire Yesu nk'umwami n'umukiza, niwe uzambera byose, akambera agakoni ngenderaho mu minsi isigaje. Reka tumwifurize ishya n'ihirwe muri urugendo atangiye, tumwifurize guhirwa na Nyagasani, tumwifurize kugendererwa na Mwuka kugira ngo Imana imurinde kuzasubira muri ziriya nzira yahozemo, ahubwo akomeze arangamire inzira y'agakiza. Njyewe ndabakunda cyane, iyi mwumvaga ni Mura TV, babwire ko ari Gift Mura nk'ibisanzwe wabagezaga aya makuru. Mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Ciao ciao.